yabaye umwigisha ukomeye cyane mu bihe bye, ndetse no muri iki gihe aracyazwi cyane, haba hano muri Afurika, i Burayi, muri Amerika, ariko cyane cyane azwiho ko yavukiye muri Aziya yo hagati. Nk'abandi bigishwa bose, yaba Muhammad, yaba Yesu, ndetse n'abandi bigishwa bakomeye babayeho mu bihe bye, nawe yari umwigisha wari ufite abayoboke, akagira n'abanyeshuri bamukurikiye bifuzaga kwiga inyigisho ze, gusa we yari atandukaniye nabo, nuko atigeze yigisha Imana ngo yigishe gusenga, cyangwa se abwira abantu bamukurikiye ko Imana ishobora gukemura ibibazo by'abana b'abantu ibyo ari byo byose. Ibyo bigaragazwa n'amagambo yabwiye abigishwa be ubwo bamusezeraga bwa nyuma yicaye ku buriri bwe, aho bamubajije batese mwigisha, umurage wa nyuma wadusigira ni uwuhe? Maze arababwira ati, kubura kuri mu bintu byose, muhatanire kugera ku gakiza kanyu mubishishikariye. Uwo nta wundi ni Buddha, waje gushinga idini ryamenyekanye cyane muri Aziya yo hagati, nyine mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde, nubwo ryanakwirakwira rikagera mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexico, ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi. Muri iki gihe bakaba bakishimira cyangwa ari nabwo batangiye kumenya imyizerere ya Buddha, bakayikunda, aho ari imyizerere ishishikariza abantu kwishakamo ibisubizo, kwigira, ndetse no kumva ko ibinyabuzima byose bingana n'ibindi, aho gutekereza ko hari Imana ivuye kure y'umubumbe w'isi ngo izaza gukemura ibibazo by'abana b'abantu. Turakubwira uwo Buddha arinde, tukubwira uburyo inkuru zivuga yasamwe, inyigisho yigishije zimwe na zimwe, ndetse n'inkingi zikomeye cyane n'idini ry'Ababudisme. Uri kumwe na Sylvain mu kiganiro, ndakwakiriye. Inyandiko tugiye kugusomera nizo zavanywe nk'amagambo avuga ibirebana n'ivuka rya Buddha. Iyo nyandiko ya mbere ni inyandiko yitwa Jataka. Iyo nyandiko ikaba ari igice cy'inyandiko zemewe z'Igipari na Buddha Charita, inyandiko mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu, yanditswe mu Gisanskrit, ivuga iby'ubuzima bwa Buddha. Mbere na mbere hari inkuru ivuga ukuntu nyina wa Buddha, umwamikazi Mahamaya, yamusamye mu nzozi. Igihe umwamikazi yarotoreraga umugabo we wari umwami inzozi ze, uwo mwami yatumije abatambyi 64 bakomeye mu idini ry'Abahindu, arabagaburira, abaha imyambaro, maze ababaza icyo izo nzozi zisobanura. Dore icyo bamushubije: umwami ukomeye, ntuhangayike, uzabyara umwana w'umuhungu, nakomeza kuba mu rugo azaba umwami w'isi yose, ariko nava mu rugo akitandukanya n'isi azaba Buddha, maze azinga ibicu by'icyaha n'ubusazi byo muri iyi si abikureho. Bavuga ko nyuma yaho habaye ibitangaza 32 mu buryo butunguranye. Isi zose uko ari 10,000 zahise zibamwo umutingito, ziranyeganyega, zirahungabana. Ikuzimu hose haturutsemo imiriro, indwara zishira mu bantu, ibikoresho by'umuzika byose birucuranga ntaho bikozeho, amazi yo mu nyanja akomeye y'urubura ahinduka amazi. Isi yose uko ari 10,000 zihinduka imifungo y'indabyo z'ubwiza buhebuje. Hanyuma ngo hakurya y'ivuka ridasanzwe rya Buddha avukira mu busitani bw'ibiti byitwa Lumbini. Igihe umwamikazi yashakaga gufata ishami ry'igiti kirekire cyane cyo muri ubwo busitani, igiti ubwacyo cyaribwirije kirunama kigera hashyikira, yafashe kuri iryo shami maze arahagarara arabyara. Buddha yavuye mu nda ya nyina nk'umwigisha, amanuka ava ku ntebe atangira y'ikibwiriza, arambuye amaboko yombi n'amaguru yombi, kandi atandujwe n'umwanda wo mu nda ya nyina. Uwo wari kuzaba Buddha akimara kuvuka yashinze ibirenge ku butaka akomeye, atera intambwe ndwi yerekeza mu majyaruguru. Bamutwikirije umutaka w'umweru, yitegereje impande enye z'isi, atangaza mu ijwi rihebuje ati, mw'isi yose ninjye mutware, ninjye mwiza kandi w'imbere kurusha abandi bose. Iri ni ryo vuka ryanjye rya nyuma, sinzongera kuvuga ukundi. Nanone hari inkuru zirimo ibintu nk'ibyo zerekeye ubwana bwe, uko yahuye n'abakobwa bamukundaga, aho yazerereye, ndetse na buri kintu cyose cyabaye mu buzima bwe. Mu zindi nyandiko z'amateka zo zisa nk'izizwi, cyane cyane nk'inyandiko yavumbuwe muri Colombo ho muri Sri Lanka, irimo inkuru yoroheje ivuga kuvuka kwa Buddha. Igira iti: ku munsi ukwezi kwari inzora muri Gicurasi mu mwaka wa 623 mbere ya Yesu, mu karere ka Nepal mu Buhinde, havutse igikomangoma cyo mu muryango wa Sakya cyitwaga Siddhartha Gautama. Si yari umwami Sododana, naho nyina akaba umwamikazi Mahamaya. Yapfuye hashize iminsi mike abyaye uwo mwana, maze Mahapajapati Gautama aba ari umurera. Amaze kugira imyaka 16 yashakanye na mubyara we wari ufite uburanga witwaga Yasodhara, wari igikomangoma. Yamaze hafi imyaka 13 yishimanye n'umugore mu buzima bwiza, atazingorane n'ubuzima abantu bo hanze y'ingoro babagamo. Uko igihe cyagendaga gihita yatangiye kugenda abona ukuri. Igihe yari afite imyaka 29 habaye ikintu gikomeye cyahinduye amateka y'ubuzima bwe, kandi umuhungu we Rahula yavutse muri uwo mwaka. Yabonye ko urubyaro rwe rwamubangamiye kubera ko yabonaga ko abantu bose batabuzeho n'umwe bagombaga kuvuka, bakarwara kandi bagapfa. Ibyo byatumye asobanukirwa k'agahinda kaba hose, yiyemeza gushaka umuti w'ubwo burwayi bugera ku bantu bose. Nyuma y'uko Buddha avuye mu rugo akogosha umusatsi we nk'uko twabikubwiye haruguru, ngo hari ikintu gikomeye cyane yahuye nacyo nyuma yahasohokeye mu ngoro y'ubwami akajya nyuma yayo. Yabonye ku nshuro ya mbere mu buzima bwe umuntu urwaye, abona umusaza, ndetse abona n'umuntu wapfuye. Ibyo byatumye atangira guhangayikishwa no kwibaza icyo ubuzima bumaze, kuki abantu bavutse ese bavugiye kubabara, gusaza no gupfa. Hanyuma bavuga ko yabonye umuntu wera wari warateye umugongo isi akajya gushakisha ukuri. Ibyo byatumye Gautama asiga umuryango we, ubutunzi bwe n'izina rye ry'igikomangoma. Hanyuma mara imyaka 6 ashakisha igisubizo kubigisha n'abaguru b'Abahinde, ariko ngo ntacyo yagezeho. Inkuru zitubwira ko yafataga igihe cyo gutekereza cyane, cyangwa se ibyitwa meditation, akiyiriza ubusa, agakora yoga n'ibindi bikorwa bikabije byo kwiyanga, ariko nabwo ngo ntacyo byamamariye. Ntiyabonye amahoro yo mu buryo bw'umwuka cyangwa umucyo. Amaherezo yabonye ko ubuzima yabagamo bwo gukabya kwiyanga ntacyo bumaze, kimwe n'ubuzima bw'iraha yari yarakuriyemo mbere ibwami. Noneho yatangiye icyo yisinzira yo hagati, yirinda imibereho yo gukabya yari yarabayemo.
yatekereje ko igisubizo cyari mu mutimanama we ni ukurukira munsi y'igiti cyo mu bwoko bw'umutini cyo mu Buhinde. Aratekereza cyane, yananiye ibitero n'ibishuko by'umudayimoni Mara, akomeza gutekereza ashikamye mu gihe cy'ibyumweru 4. Hakaba ndetse n'abavuga ko yahamaze ibyumweru 7 kugeza igihe yagereye ku mucyo, amaze kurenga ubumenyi bwose no gusobanukirwa kose. Dukurikije uko inyigisho za Buddhism zibivuga, izo nzira nizo zatumye Gautama aba Buddha, bisobanura uwakangutse cyangwa se uwabonye umucyo, uwamurikiwe. Yarageze ku ntego iruta izindi zose, ariyo Nirvana, ni ukuvuga ko mu mahoro asesuye umucyo, aho butakifuza kandi atakibabara. Nanone yaje kwitwa Sakya Muni, umunyabwenge wo mu bwoko bw'Abasakya, kandi inshuro nyinshi yiyitaga Tathagata, uwaje kwigisha. Icyakora udusiko twinshi tw'Ababuda ntitubivugaho rumwe. Bamwe babona ko yari umuntu wavumbuye inzira y'umucyo akayigisha abigishwa be, abandi bo bakabona ko ari we wa nyuma mu cyiciro cy'Ababuda baje ku isi bakigisha cyangwa bakavugurura Dharma mu Giparinidhama, ni ukuvuga inyigisho cyangwa inzira ya Buddha. Icyakora abandi babona ko ari Bodhisattva, ni ukuvuga umuntu wageze ku mucyo ariko akaba aretse kwinjira muri Nirvana kugira ngo akomeze gufasha abandi gushakisha umucyo. Uko byaba biri kose, icyo gikorwa cyo kugera ku mucyo gifite agaciro gakomeye cyane ku Babuddhiste, ndetse nawe ubwawe cyakugirira umumaro uramutse ugisobanukiwe. Igice tugezeho aka kanya ni ukugusobanurira umucyo Buddha yagezeho uwo ari wo, ndetse n'ibyigishije ku mucyo yabonye. Buddha amaze kugera ku mucyo kandi atagishidikanya, yatangiye kwigisha abandi ukuri gushya amaze kuvumbura. Ariko nyuma kwaje kwitwa Dharma, ikibwiriza cye cya mbere gishobora no kuba aricyo kibwiriza gikomeye yatanze. Yagitangiye mu mujyi wa Benares mu busitani bw'impara, akigeza ku bigishwa 5 bitwa Ababikusi. Muri icyo kibwiriza yigishije ko kugira ngo umuntu akizwe agomba kwirinda inzira z'ibinezeza no kwibabaza cyane, agakurikira inzira yo hagati. Hanyuma umuntu agomba gusobanukirwa ibintu 4 by'ukuri byo mu rwego rwo hejuru kandi akabikurikiza. Bishobora kuvugwa mu magambo make muri ubu buryo bukurikira: inkingi enye z'idini ry'Ababuddhism, nk'uko n'Abayisilamu bafite 5 pillars, Ababuddhiste nabo bafite inkingi enye z'ukwemera kwabo. Burya buri dini riba rifite inkingi z'ukwemera. Inkingi ya mbere y'Ababuddhiste igira iti imibereho yose bamwe imibabaro. Inkingi ya kabiri, imibabaro yose iterwa no kwifuza cyangwa kurarikira. Inkingi ya gatatu, iyo umuntu aretse kwifuza bakuyeho imibabaro. Inkingi ya kane, umuntu areka kwifuza yakurikiye inzira irimo inzindi nzira 8, akagenzura imyitwarire ye, imitekerereze ye ndetse n'imyizerere ye. Icyo kibwiriza cyasobanuraga ko inzira yo hagati igizwe n'ibintu 4 byo mu rwego rwo hejuru, nicyo gikubiyemo ibisobanuro by'umucyo kandi kibonwa ko ari cyo pfundo ry'inyigisho zose za Buddha. Gautama ntigeze avuga ko ibyo yavuze muri icyo kibwiriza yabihumbekewe n'Imana, ahubwo yiyerekezagaho amagambo agira ati byavumbuwe na Tathagata. Bavuga ko igihe Buddha yari aryamye ku buriri agiye gupfa, yabwiye abigishwa bati mushakishe agakiza n'ukuri konyine mubishishikariye, ntimugashakire ubufasha ku muntu uwo ari we wese yeretse mu bwanyu. Ibi bikaba ari nayo mpamvu nyamukuru bishoboka ko abaturage mu bihugu bya Aziya cyangwa se Ababuddhism bakuze bagerageza kwitoza kwishakamo ibisubizo kurusha kubishakira ku Mana. Nyamara kandi Abanyafurika bakoronijwe n'Abanyaburayi bakabigisha ko Imana ishobora byose, akaba ariyo mpamvu baheze mu bukene, kuko bumva ko ruzaza kubakemurira ibibazo akabaha ibisubizo bivuye hanze yabo. Nanone dukurikije inyigisho za Buddha, umucyo ntuturuka ku Mana, ahubwo umuntu awugeraho yashyizeho imihati ku giti cye, akitoza gutekereza neza no gukora ibyiza. Ntibigoye kwiyumvisha impamvu izo nyigisho zahise zakirwa neza n'abantu bo mu Buhinde bw'icyo gihe. Ku ruhande rumwe zacireho iteka umururumba n'ibikorwa by'idini ry'Abahindu ryari ryaranonekaye, ryari ryaramamaye cyane. Ahanini byari yewe n'Ababrahmani b'Abahindu cyangwa urwego rw'abatambyi. Ku rundi ruhande zakiragaho iteka ibikorwa bikabije byo kwibabaza by'abayoboke b'idini nanone ry'Abahindu, ndetse n'idini rya Jainism n'ibindi bikorwa by'amayobera byakorwaga n'udutsiko tw'amadini 8 nanone zakuyeho ibitambo n'imihango Imana n'Imanakazi zibarirwa mu bihumbi magana na gahunda yo gushyira abantu mu matsinda ashingiye ku nzego z'imibereho yakandamizaga mu bice byose bigize imibereho yabo. Muri make zasenyaga umudendezo umuntu wese wemeraga gukurikira inzira ya Buddha yanyuragamo. Aha tukaba tugiye kukubwira inyigisho zikomeye cyane cyangwa se z'ingirakamaro Buddha yigishije izarizo, ndetse n'amagambo akomeye cyane yabwiye Ababikusi. Duhereye kuri Bikusi wa mbere, amagambo Buddha yamubwiye aterura agira ati: Bikusi we, uku niko kuri ko mu rwego rwo hejuru kubyerekeye imibabaro. Umuntu avukira mu mibabaro, gusaza birababaza, kurwara birababaza, gupfa birababaza, kubana n'ikitagushimishije birababaza, gutandukanya n'ikigushimishije nabyo birababaza, kandi kwifuza cyane ikintu ntukibone nabyo birababaza. Bikusi wa kabiri, Bikusi we, dore noneho ukuri ko mu rwego rwo hejuru kubyerekeye inkomoko y'imibabaro. Koko rero ikomoka muri iyo nyota ituma umuntu yifuza kuvugurura imibereho ye, inyota yo gushaka ibinezeza, agashakira kunyurwa hana hariya. No kuvuga icyifuzo gikomeye cyo guhazira rye, cyangwa icyifuzo gikomeye cyo kugira ubuzima cyangwa kugira icyageraho mu iterambere. Bikusi wa gatatu, Bikusi we, uko niko kuri ko mu rwego rwo hejuru kubirebana no kurimbura imibabaro. Koko rero ni ukurimbura iryo rari ryose n'inyota yose, ntagire na kimwe kigusigaramo. Ni ugushyira ku ruhande iyo nyota ukayikuramo, ugacukubiri nayo, ntiwongere kugira aho uhurira nayo. Bikusi wa kane, Bikusi we, uko niko kuri ko mu rwego rwo hejuru kubyerekeye inzira iyobora kukurimbura agahinda. Koko rero ni inzira yo ku rwego rwo hejuru ikubiyemo izindi nzira 8, arizo kubona ibintu mu buryo bwiza, kugira intego zikwiriye, amagambo akwiriye, imyifatire ikwiriye, imibereho myiza, imihati yo gukora ibyiza, kwibwira ibintu bikwiriye no gutekereza neza. Ayo niyo magambo akomeye Gautama Buddha yabwiye abigishwa be.
ba Bikusi akaba ari nabo ba Dharma ba mbere yatoje, akabahindura abigishwa ngo nabo bazafasha abandi gusobanukirwa inzira y'umucyo. Buda mu magambo make yigishije ko umucyo udaturuka ku muntu uwo ari we wese, ntiyigeze avuga ko uturuka ku Mana cyangwa kuri Yesu cyangwa se kuri Allah, ahubwo Buda yavuze ko binyuriye mu kwitekerezaho, mu kubona ibintu byose ko bibabaje, mu kugirira impuhwe ibinyabuzima byose, baba abantu, baba inyamaswa, byaba ibiti ndetse n'isi muri rusange, ukabona ko ibinyabuzima byose bikeneye kubaho kandi bikeneye ibyishimo, ukareka kwibabaza cyane, ukareka no guhaga ibinezeza ngo winezeze cyane, ukagirira bose imbabazi, ugakunda bose, ukirinda kugira uwo wanga. Ngiyo iyo nzira y'umucyo yo gusobanukirwa k'umubabaro ndetse n'agahinda biba mu buzima bwose ndetse no gupfa biba mu bintu byose, ariko kandi ngo uharaniye agakiza kawe, ukishakamo umucyo n'urumuri, ngo ushobora kuva ku rwego rwo kuba umuntu usanzwe maze ukabona umucyo n'urumuri, kuko n'ubundi izina Buda risobanukiwe uwamurikiwe, kimwe n'izina Tathagata, maze ugahinduka umuntu ushobora kuva hano ku isi ngo ukinjira muri Nirvana, cyangwa se wabishaka mbere yo kwinjira muri Nirvana ukaba uretse ukaba umwigishwa w'abantu hano ku isi bazwi mu izina rya Buddhism nka Bodhisattva. Ndagushimiye ko kuri icyo kiganiro cyacu. Izi ni ngingo z'ingenzi cyangwa kuri kwibanze twakuganiriza ku idini ry'Ababuddhism. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.